Muraho neza aborozi bagenzi bacu, nje kugira ngo tumenyere hamwe imiti wakoresha uvura inkwavu zawe n'iyo utakoresha uri kuvura inkwavu zawe. Hagati aho ugomba gukurikirana kino kiganiro kiri buze kurangira umenya imiti wakoresha n'iyo utakoresha uri kuvura inkwavu zawe. Isa nkaho ijya guhura n'iyi nkwavu, ngira ngo ibiganiro byacu tuzajya tubibasobanurira imiti ushobora guha inka ariko ukayiha n'inkwavu. Muri rusange hari imiti rero ushobora guha inka cyangwa se imbwa cyangwa se ibindi bikoko bikaba byahitana inkwavu zawe. Hari za amoxicilline, izo twita za penicilline, zimwe na zimwe, hari icyo twita za citreptomycine, hari izo twita za chlorphenicol n'indi myinshi idakwiye ku nkwavu. Muri rusange mbere yo guha urukwavu umuti ugomba kubanza kubaza umuvuzi w'amatungo uzi iby'inkwavu, cyangwa se ukaba waduhamagara tukakubwira nimba iyo miti ikwiriye ku nkwavu. Urutonde rero ni rurerure rw'imiti itemewe cyangwa se igira ingaruka zikomeye ku nkwavu, ndetse n'impamvu ituma itagomba gukoreshwa kugira ngo uyirinde burundu. Hari imiti yica mikorobe, iyo twita antibiyotike itemewe ku nkwavu. Iyi miti ishobora kwangiza cyane amara y'inkwavu, ikica udukoko twiza two mu mara, kuko buriya mu mara naho habamo udukoko. Ibi bikaba byateza diyare cyangwa se diyare, ngira ngo murayizi muri rusange ikomeye ndetse ishobora no kwica mu gihe gitoya. Iyo inkwavu rero zarwaye diyare kubera yuko antibiyotike ashobora kuba yabaye ikibazo, ibi rero bishobora kuba byagira ingaruka ku nkwavu zawe. Iyo miti rero hari nka penicilline, iyi ngiyi rero iyo itanzwe mu buryo bwo kunyuzwa mu kanwa igira ingaruka. Icyo twita ampicilline, amoxicilline, hakaza za erythromycine, hakaza kandi za clindamycine, hari icyo bita erythromycine. Murabizi imiti nyine mu ndimi za kiganga, ndetse n'izo bita za trocine, za vancomycine, izo twita za cephalosporin. Habamo amoko agiye atandukanye, izo bita cefraxine, hakazamo cefradoxil, hakazamo cefratiagosone, ndetse mu iyi ni imiti bakoresha mu buryo bwo kuba inkwavu zazinywa. Hari n'indi rero bita streptomycine, ngira ngo twayivuze. Imiti rero yica udukoko tw'imbere, ubwo ni antiparasitics, numva ikunze kugira rero nayo ingaruka mbi. Hari icyo twita fipronil, ni nk'iyo ikoreshwa guhangana n'inzoka, cyane cyane ku mbwa n'injangwe, iyo bita frontline. Ishobora rero guhitana inkwavu mu gihe uvuze batari ko se ko twazihaye injangwe ntishobora kuba zakwifashishwa mu nkwavu, uzayirinde. Iyindi bita perimetrine, inikunze kuboneka mu miti yica inzoka ndetse n'utuyoka mu bindi bikoko. Iyi rero ni imiti navuga ko yica mu masaha makeya. Wibeshye ukayiha inkwavu rwose tayari ubwo ngubwo gutangira kwicuza. Hari rero iyo twita organophosphate, habamo rero iyo twita diazonine, ndetse niyo bita chlorpyrifos, niyo bita malathio. Ibi bishobora guhitana inkwavu vuba. Ivermectine ni imwe mu miti navuga ko ikunze gukoreshwa mu nkwavu. Ishobora kwemerwa ku rugero ruto cyane, ariko ikabamo risike nanone kuri rimwe na rimwe, cyane cyane ku bana batoya cyangwa se mu gihe doze yarenze. Ivermectine yo natwe turayikoresha hano iwacu muri Huye Rabbit Farm Limited. Ni byiza rero ko Ivermectine ushobora kuyikoresha, ariko ku bana batoya ishobora kugira ingaruka. Niyo mpamvu no ku nkwavu nkuru iyo ugiye kuyitera ugomba gufata doze nkeya. Ngira ngo mwabonye uburyo ki bwo gukingira inkwavu. Ivermectine twarayikoresheje, ufata akadoze gatoya rwose nka mililitiro 1 cyangwa se 2 kugira ngo noneho ubone gutera inkwavu. Hari indi miti rero irwanya kuribwa cyangwa se icyo twita inflammation itemewe, ariyo bita aspirine. Hangaha rero iyo watanze doze nyinshi nabyo bishobora kugira ingaruka ku nkwavu zawe, kuko bishobora gutuma mu gifu bidakora neza ndetse amaraso akihuta cyane. Izi aspirine rero ugomba gutanga doze nkeya nazo. Hari izindi bita ibuprofene. Ibuprofene ni imiti ishobora kwangiza impyiko bikaba byahitana inkwavu. Harimo za paracetamol ndetse na acetaminophen, kugira ngo ino miti mwumva ko ijya kwitiranwa n'iy'abantu. Aha rero ugomba gutanga amadoze matoya cyangwa se makeya, ariko doze nkeya ishobora cyane cyane kugira ingaruka. Nuko doze nyinshi ku birebana n'inkwavu zishobora kuba zagira ingaruka
kurebana n'ubworozi bwawe. Hari imiti rero ya general anesthesia cyangwa se icyo twita sedation cyangwa se sedation ifite risque ikomeye ku nkwavu, hariyo bita Halotane, ni cyane cyane imiti ishobora guterwa ikagira ingaruka ku mutima, iyo bita Zirazine nikoreshwa mu bindi bikoko ariko ikagira ingaruka mbi cyane ku nkwavu iyo idakurikiranwe neza. Rero nakubwira ko muri rusange niba ukeneye gutanga umuti ku nkwavu, baza buri gihe umuvuzi w'amatungo uzi by'inkwavu, kuko si buri munsi muri rusange umuti ukoreshwa ku mbwa, ku njangwe cyangwa se abantu ushobora gukoreshwa ku nkwavu. Niyo mpamvu ari byiza guhamagara umuvuzi wabigize umwuga cyangwa se ugahamagara inzobere mu birebana n'ubworozi bw'inkwavu bakagufasha kumenya imiti ukwiriye gutera inkwavu niyo udakwiriye gutera inkwavu. Hari indi miti myinshi rero ishobora kwemerwa ariko ikaba ifite nyine urwego rwo hejuru rw'ibyago ku nkwavu, kubera yuko ikoreshwa mu gihe nta yindi option, nta yandi mahitamo ahari kandi bigakorwa n'inzobere. Niyo mpamvu rero kwerebana n'iyi miti nyaboneka mugomba kuzibukira mukajya mubanza mukareba cyangwa se mukabaza muri rusange babisobanukiwe kugira ngo mubashe kuba mwakwirinda yuko hari imiti ishobora kwangiza ubworozi bwanyu. Murakoze cyane, reka mbashimire cyane, bibutsa ko abantu bakeneye amahugurwa ndavuga training kurebana n'ubworozi bw'inkwavu, abadusura kuri Huye Rabbit Farm Limited, amarembo arafunguye. Abashaka icyororo, abashaka project plan ko tubakorera imishinga irebana n'ubworozi bw'inkwavu, mwese amarembo arafunguye. Aho waba uri hose mu gihugu duhamagara ku murongo wacu ni 0782499663 cyangwa se ukaba watwandikira kuri